oya birebe dutangaza ibintu. Arteta mbere mukino yari unbeaten kuri Wembley isukuye. Arteta Jeko ubwo ni imikino 3 Jeko kuko ni final ebyiri za Community Shield ni FA Jeko yari unbeaten kuri Wembley mu gihe kandi Pep Guardiola mbere mukino nawe yarataratsindwa final nimwe ya Carabao Cup muri kuko ira yari ya 5 Jeko yaratari nuvango byawe kunda izo record ebyiri zombi yagomba kuva muri weekend umwe urana bitene kuri Wembley none turatsindwa final ya Carabao Cup byangombwa kimwe cyagomba kuba giteze ikindi tukabona uza kuza kuba arambye cyane kurenza Arsenal rero bya gutya itsindwa ibitego bikuza bya Nicola iri ariko ngira ngo mbere yuko tuza kuza kujya mu bintu byinshi cyane mbere mu cyande kuza makuru y'imvune atari meza ku mayikipe yombi yaba kwande gwa Martin ho byabanje mbere mu kino Ruben Dias agira akabazo k'imvune katamwemera gukina match ya final Ebrecht eze nawe avanywe muri SWAT bitori cyo cy'imvune yaragize gituma nawe avanywe muri groupe yagombaga gukina umukino wo ku munsi w'ejo abantu batangira kwikanga bavuga bati noneho hatari Gehiye hatari Diaz Sitiraza kubitwara ite na Donnarumma utaragomba kubanza bakuru wa mukino bitewe n'amahitamo y'umutoza kwa Arsenal nabo bati kubura Jose Odegaard nawe ataraba tayari ngaze no kuri Fred match ni cyo gikomeye cyane ariko benshi Evode mbere y'umukino kuze team news mbi zabanje kuza cyane City niyo byagagaye nkaho wagira ngo niyo nyine iri mu murongo utari ubyizerwa kubura abadefenseur babiri bombi kuri mukino byasaga nkaho ariko cyane kuri ariko gusa twabonye Pep Guardiola wemeye gufata abahari bari umwanya mwiza wo gukina ikizere muri Kusanov ikizere muri Nathan Ake udafite imikino myinshi cyane uyu mwaka w'imikino yemera kuba full trust abashyira mu kibuga kandi tubona ikipe yiwe irakina duhera ku gitekerezo cya buri mutoza amahitamo kuri buri muntu ku mugabo bijyana na team news zaje mbere y'umukino ninde wihendesheje bijyanye n'icyo yari afite ninde yishyize mu boko meza Frank urakoze cyane ku kibazo cyiza Pep Guardiola kujya gukina udafite Diaz udafite Maguire kuri Pep Guardiola utagitsinda ibitego byinshi nk'ibyatsindaga mu myaka ishize muri ya equipe tujye tuvuga kuri Barcelona turabizi ko ifite defense mbi ariko mu bubi bwa defense yayo attaque yayo yakavaringa amakosa ya defense sibyo Pep Guardiola agiye gukina ino match abizi neza yuko afite defense mbi ndetse ari no mu minsi attaque itabasha gukavaringa amakosa ya defense yiwe. Ikindi cya kabiri afite umuzamu bita James Trafford waje ari nimero ya mbere avuye muri equipe ya Burnley ariko biza kubaho yuko hari buze kuza Donnarumma nk'umukino ikiri mutoya kuzana Donnarumma yarabizi neza yuko spot ya mbere arayibuze. Guardiola amugomba kumuhereza imikino byo kugira ngo akipinge level yiwe kuko nago Guardiola ajya yibeshya kenshi kuba yakuzana yakwibeshyaho kuri tara noneho by'umwihariko arekuye umuzamu wari umutwaye imyaka yose 9-8 yari amaze ahangaha akakuzana nimero ya mbere hari trust runaka yakugombaga. Mikel Arteta ashyira mu izamu Kepa Arrizabalaga ngiye kureba yego byari bikure ko na mugenzi we yabikoze ntago ndibuze kurenganya Mikel cyane kandi na mugenzi we yabikoze bikamuyira iyo biza gukunda ntihaze kuvamo ikosa ribyara igitego cyangwa nibindi ntago twakwa turi kuri izi mikoro ariko nanone iyi ne equipe itegereje igikombe imyaka igeze muri 6 franc idakora ku gikombe icyo ari cyo cyose byibura mu bikombe 25 yakagombye kuba yaratwaye 22 22 byose yarabirase sibyo si bikombe bitatu afite hano mu bikombe 25 yari afite amahirwe yo kuba yatwara mu myaka mazangaha bya 22 nibyo yaje kuba birata bitatu bari byo byonyine atwara. So, kuri Arsenal yari ifite inyota yo kuba yatwara igikombe ntago nanone niba bagerageje gufunga details zose Gabriel Magalhaes ndetse na Saliba bakinnye Ben White mwiza ufite yakinnye
Karafiori yakinnye, wakinishije Declan Rice ukinisha na Martin Zubimendi, wakinishije Saka ukinisha Gyökeres. Ntago numva logique ku muntu ushaka gutwara iri mu kwicaza umuzamu ukazana umuzamu ufite rekord mbi Wembley Stadium. Ndagira ngo nibutse abantu yuko Kepa Baraga Wembley sahantu he uyu ni umuzamu wanze gusimburwa 2018 barabyibuka Mauricio Sarr amukura mu kibuga akanga birangira n'ubundi atsinzwe. Uyu ni umuzamu n'ubundi waje kubatera penalty ya nyuma 2022 ndakeka niba nibuka neza, atera penalty ya nyuma bake Chelsea ikina na Liverpool arayirata. Uyu ni umuzamu wafashe kuri FA Cup finali n'ubundi aratsindwa. Ni umuzamu udafite amateka meza hano Wembley. Kuri Arsenal rero nge yashakaga igikombe, igikombe twavuze yuko wenda City kuri sezo yayo bimaze kuba mbire kamyite gutyo yari gikeneye, ariko Arsenal mu kuzamura morale y'abasore kubereka neza yuko mwatwara, sibyo? Ni igikombe imaze imyaka 33 byonyine. Antonio nigeze kubivuga, arakanugeze kuba Antonio ndagakunda avuga ngo iyo umutoza agiye kuba udasanzwe atangira gukora ibintu byananiranye ku bandi batoza ba kera, ariko ikizakwereka umutoza uzaba mubi cyangwa utazahirwa n'ahantu runaka ageze, atangira gukora rekord ndi mu mateka ya club. So kimwe muri sinye nziza zari kuba ziri ahangaha ni ukuza nka Arteta akavuga ngo nyuma y'imyaka 33 iki gikombe tutakozaga imitwe y'intoki cyangwa kibe tutigeze dutwara twagitwara. Iyi ni equipe tubyibuke neza imaze kugera yaheruka kuri no finali mu gihe cya Premier League, yatsinzwe na Birmingham, itsindwa na Chelsea 2018. Iyi yari inshuro ya gatatu yindi itsindiwe hano, muze kunyibutsa neza. Yego. So hari amahirwe yo gutanga message kuri Arteta koko byashoboka utarihuta kuko n'undi byanga bikunda kese muzamuye n'undi igomba kubanirwaho. Exactly. uko nge kumahitamo y'abatoza uretse ego kumahitamo y'abatoza ndumva uwihenze cyane kuko ibyo yarafite Guardiola nta kindi yarafite cyo gukora, sibyo? Uretse kuri Donnarumma yarafite cyo gukora ndetse na mugenzi we Mikel Arteta ku mahitamo yakoze nge kuri finali finali bya bintu bajya bavuga ngo equipe irakomeye ngo twashyiramo wa kabiri. Finali ziratwarwa uko byagenda kose. Mbona Arteta wihenze gushyiramo uyu muzamu, kubanza umuzamu wa kabiri mwizamu byanga bikunda n'ubundi nawuze mbona benshi no kugana Wilver Antonio ntago babivugwaho rumwe, uretse ko n'abandi nabo bemeranya na Arteta nawe ubwo aravuga ati na finali zose mu gitondo ikansa gukora amahitamo nk'ayo nakoze nakongera nkayakora. Kubarebye umukino ku munsi w'ejo Pep Guardiola nawe bitamara twari kumwingira ku batana hanga cyane avuga ati ibyo mwibaza rega ndabizi Kepa nuzaza abantu bizamu Trafford ubwo azarifata kandi cyane azarifata, sibyo? Nsubiza amaso inyuma ndeba muri Carabao Cup zishize wari ufite igikombe cyo karya ninde iki ngiki. Yego yari Newcastle yageze finali itsinze ikipe nyangwa ya Liverpool. Man City itsinze Man City sezishinze abanje yatsinze Man City. Palace niyo yatsinze Liverpool. No, Palace yatsinze Liverpool. ahubwo Palace yatsinze Liverpool. Newcastle yatsinze Liverpool cyane rwose. Urumva nawe ndeba ku batoza benshi cyane no mu myaka yashize abo nushaka ufate ba Klopp yewe n'abandi batandukanye. Kino gikomba kenshi mbona abatoza benshi bagesa ngo babyemeranya. Nge sinza kwita kugica amazi, ariko nge mbora bakiremeramo icyizere azamuha ba kabiri kuva ku munsi wa mbere abarebye parcours ya Arsenal kuva day 1 kugira final mu bantu bafite akaboko gakomeye kugira ngo ikipe igere hano ku munsi wa nyuma. Umuzamu Kepa arimo Ariza Baraka, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero kwanga kumwambura gukina umukino wa nyuma kuri final, nyamara kandi icyo gikomeye abonye ko yarakigizemo tournament nziza cyane. yanze kugira kino kimwe yaza kuba abihungabanyeho. Antonio ubundi kubarabye umukino Kepa Arrizabalaga uyu munsi none ni intandaro kugira Arteta ashinjwa mu kuba igikombe cyatakaye. Nari nabikubwiye guhera kwa gatanu
numvise Vode nawe abigarukaho iyi finale hari uburyo wenda amasezerano y'abakinnyi aba adoze mu buryo bubemerera kuzakina imikino nk'iyi ngiyi. Tuvuge niba ni Trafford yaraje ari umuzamu wa mbere niko main idea yari imeze, uzanye Donnarumma ni umuzamu uri clear ku kintu icyo aricyo cyose kuri James Trafford umwemere ko kugira ngo abone igihe cyo gukina nawe ukipinge level ye na ritme ye by'umukino urumira FA Cup. Pep Guardiola iyi FA Cup ni ya gatanu kuri we mu myaka 10, sibyo? Yaba nabaye mu myaka 10 gutwara Carabao Cup eshanu ni nyinshi. Ni ariko ahubwo ufite nyinshi ararusha uwo muntu rero kumyishinga, sibyo? Urebye icyo Carabao Cup yarisobanuye kuri Guardiola ntabwo ari cyo yarisobanuye kuri Arteta, nta hantu bihuriye cyane. Pep Guardiola iyi ni igikombe cya 40 muri kariyeri, sibyo? 19 muri Man City, 19 muri City, Carabao ya gatanu. Uri Mikel Arteta uri gushaka uburyo ni nka Arteta aracyari gutangira ubuzima bwe muri Arsenal, sibyo? Kandi this season twanziye ko it's now or never. Arabikora ubu cyangwa ntibizashoboka kuko hano twananziye ko adatwaye trophy izikomeye iyi sezo yaba atakiri umutoza ubereye Arsenal. So umuntu rero uri waje kubyemera oye ni mu izina ry'ikiganiro personally ntabwo nabyemera. Umuntu uregetse kuri ako kagozi ntabwo hari aho uvuga ngo ntoza byagendaga gutya mu busanzwe, ariko reka ngira agasukari nongeramo kubera ko iyi Carabao Cup kuri nge isobanuye byinshi cyane, yaba kuri kariyeri yanjye muri Arsenal, legacy nazubaka muri Arsenal yose igomba kudepanda kuri iyi sezo, icyo ngomba gukora muri aya mezi 2 ya nyuma, yaba kuri groupe yanjye uburyo ndimo mbatyaza kuzakora ibintu bikomeye. Uyu ni umukino mwiza wo gusuzuma kuko attention mu mpira w'amaguru w'Abongereza uyu munsi City ni test nziza, kuvuga ngo niba wakora ikintu gikomeye imbere mu gihugu mu Champions League uyu munsi yavuyemo, ariko imbere mu gihugu biragoye kuvuga ngo utarenga City wagera kuri ibi bintu. Turebe na Klopp kugira ngo agire icyo akora, fuyo wagombaga kurenga nyine icyo kiraro karenga Pep Guardiola. Mikel Arteta nawe iyi sezo Pep Guardiola ataranafa mu Champions League, urabizi ko twajyaga dutekereza aba batoza ko bafite bato enye bagomba kugenda bahuriraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wera kuri Champions League ukabona inzira hari aho yabahuriza, iza Carabao FA hose barimo. Iyi ari test nziza kumenya ngo Arteta ubundi koko areze ku kigero cy'intego Arsenal yamwitegaho yamwifuza iyi sezo. Iriya rero yari test nziza, nge sinumva impamvu Arteta yabanje Kepa mu izamu kandi kuri finali detail imwe ebyiri bino bitego bibiri byabonetse mu minota 4 yonyine, space y'iminota 4 yonyine, umuzamu utari bugire focus mu minota 90. Finali ni kuri yabigenda n'igitego kimwe gishobora gutuma utakaza igikombe. Nge Frank namubwiye hano kwa gatanu na prefera ko amakipe yombi ashyiramo abazamu ba mbere, kubera ko ikosa rimwe ry'umuzamu cyangwa se umuzamu uri burangare gatoya agatakaza igikombe, nge blame ya mbere iri bujye kumutoza. So ibitego byagiye muri rero ku ruhande rwa Manchester City wabonaga ko Kepa hari moment David Raya amaze iminsi aha Arsenal, uwitwa Kepa Arrizabalaga atari kuri level yo gutanga nk'ibyo ku mukino w'ejo. Nuka bwadwiriwe neza ntabwo ndi kukumva. Mwiriwe neza ariko nanjye ntabwo niyumva nkuko mbishaka. Ni wowe nyine ko bari wibaniye Evora nyumva neza wowe. Ikibazo ubwo kiri hasi cyane ko nabihombo yese hasi nkabona bigihombye. Ubwo ni ikibazo nyine gikomeye cyane tekinike. Ubwo rosas amahitamo ku munyezamu bo sinzi uko nawe ubyumva, ariko nye personally ku giti cyane nibyo bibaho cyane yuko icyemezo cy'umuntu rimwe na rimwe kitamuhira cyane. urumva Arteta nk'umutoza uyu munsi wa none icyemezo yafashe ntibyamukunde yuko kigenda neza nk'uko yabyifuzaga, nawe yabivuze sibyo? Ariko nge n'ubundi kugifatanya mbona yuko bitari bibi cyane ku giti cyanjye, kubera yuko bano bazamu nicyo baguye nicyo bazaniye abazamu ba kabiri. Nimba utamugiye icyizere kuri match ya Carabao Cup, ese uyu munsi wa none David Raya
agize nk'ikibazo nko mu kwezi kwa kane n'urugero bikaba ngombwa yuko wenda yafata na final Champions League iyo trust nyine waza murimo ryari nimba na Carabao Cup nziza yagize bageze ku mukino mukayimwambura nje mbona yuko yego ni risk yafashe ariko ntabwo nyine byamuhiye ntabwo byamukundiye ariko nanone icyo nibaza unatwinjiza mu mukino gati icyo muzamu tunakirenga Arsenal ku munsi w'ejo mitambere nziza deze mitambi Arsenal yabaye iki ku buryo mitambere twabonaga yuko ari nziza cyane mu kuba yanatsinda umukino before Man City ikagaruka mu mitaka isa nkaho noneho yihindurije bijyanye no twabonye mitambere igitego Kepereze Baraga cya umupira muce mu biganza ukamurusha imbaraga ukarangira ugeze ku mutwani korayiri urasamurusha imbaraga agaruka umurusha imbaraga oya wamucitse ariko bibaho cyane ariko bitari ukumurusha imbaraga yatayiminze nabi gusa oya gutayiminga nabi kandi umupira ufashe wamufashe wamucitse ntabwo wawufashe none se ukoze uciye mu biganza none se uciye mu biganza nyine ntiwamucitse ntabwo wawufashe oya wamucitse cyane icyo ngira ngo ni kimwe ngira ngo yinjiriremo Arsenal mbi mu mitaka kabiri hari yahindutse bijyanye n'imitambwe twabona gisa nk'ari nziza ngiye kuri njye muri rusange hari nandi mu mukino wose kubera ko hari ibintu bugaruka bya Evode yavuze twemeranya ariko nanone ku muzamu bisa nanone 40% nk'uhagarukira umutoza uyu muzamu niwe wakuyemo Chelsea abantu babyibuke niwe ufashe iri rushanwa abari promise nk'uko yabigarutseho ivuga ngo bizibera niba muri shampiyona utambonera umwanya no muri Champions League ariko mu yandi marushanwa y'imbere nshobora gufata wenda twese tukagaruka ku cyemezo kivuga ngo finale Arteta yashakaga iki ari Pep na Arteta ninde wari unyoteye iki gikombe kurusha undi kuri njye mbona ko yari Arteta kuko ntacyo agira icya kabiri amaze imyaka 6 nk'uko Evode bivugaga nta gikombe agira niyo mpamvu ariyo muntu wari kudoda details zose ahari mwiza akaba mwiza kurushaho kubera ko ari champion kubera ko ari finale yakinnye system asanzwe akina ariko habamo ikibazo nabonye abantu benshi bagarukaho nanjye ubwanjye cyane yo kwibaza ese Arteta finale na match zisanzwe Bwana Antonio umuntu ubundi yari yamenya kubitandukanya akandi niyo mpamvu ngiye guhera kuri selection tutemeranye oya kuri selection kubera ko yari Carabao nanjye nibyo ndimo ndavuga ngo nta kidasanzwe bana iyo yaza kugira match nziza ariko mwese amagambo oya mbere nabivuze ryari oya kango Antonio uri umwe mu bantu baninze Trafford kwakinira match yego mu bantu uramenya ko mu bantu mitambe bagarose tu umukino Trafford arimo yagize match nziza cyane nubwo mitaka kabiri Arsenal yamweje akazi ariko ntabwo agize match mbi bibaho yuko nyine ibicemero cy'umuntu kitamuhe ariko nubwo kitari kwenda atari kibi ariko ngiye ntabwo ndi kubivuga kuko Arsenal yatsinzwe nabivuze guhera mbere oya ariko na nyiri yabyivugiye yavuze ngo n'ubundi yabisubiramo kubera ko nyamuri yabisubiramo rero nyamuri kuvuga gutya ariko nanone yabisase aravuga ngo ko Arsenal yabonye hariye gadukomeza sinema nyuma twemeranya namwe ko Arsenal yari ahari kwihembure uburyo yakinyemo niza ko ari baraye babiri none ari muri risk gutsindwa mu kibito iyo washyiramo batandatu uzi se ahantu tutemeranya fra bunini hari sezo yigeze gufata Champions League na 24 umuntu bita Thibaut ahitaza finale aza finale abantu benshi bakavuga bati Ancelotti uyu muzamu nta kintu atwaye yakoze byose bishoboka ni nawe yihagejeje ariko amenya finale cyari cyo bikumva ariko arareba aravuga ngo uyu muzamu kuko Runini uwo mwaka ari mwiza fra yari mwiza ariko kuva kuri match yafashe nko kuri match ya gatatu kuvuga agera kimwe cya kabiri barerimina finale noneho Thibaut agarutse abantu bakibaza uyu muzamu ugarutse iyi match ni yagiye gufata arafashe match imwe ari buze no kwita afata finale yafashe match imwe imbere ya finale ndetse urikoma nk'umuntu uvuye mu mvune ntiyagira na match idasanzwe abantu bati Runini yafashe ariko nanone igisobanuro cy'umukino inyota aho niho nabashije aho nyene aho bya finale ko ikosorwa birangiye nge hano ndi kumwe n'umutozo reka nyine ufandiye point sibyo ntago byamye igaragaza kubera yuko buriya nje nemera ko bijyanye naho useze ibigeze rimwe na rimwe
sibyo hari aho gufata amarisike nyuma yo atari ngombwa kuko nyine abaye urugero hano rukomeye buryo kuri finale utafata risike biterwa na finale igiziye n'iyo ariyo ngiye vuga gusobanurira sibyo iki gikombe nicyo cya mbere cyiza kare mbere na mbere muri sezo kirangira kare nyine sezo kandi igihari hari finale FA Cup ntawamenyesha kuzagerayo sibyo iyo shampiyona iracyahari hasigaye imikino myinshi yego irindwi iracyahari cyane tell this mubwire ko urumva hari yewe na shampiyona zigacyakomeza ntawamenya bagera ku mukino wa nyuma sibyo yego birashoboka uyu munsi wa none mentally buriya urugero utanze rwa runini nubwo rwose ikipe yatwaye igikombe ariko ntugire ngo mentally runini ntabwo nyine atahetse kuba affected icyamutabaye cyiza cyane kirimo yabanje kumuganiriza nta kibazo kuba yari finale kuyitwara cyangwa se kuyirata bira desida imwe yacu zasize tirangirira aho ngaho tugategura n'umwaka muke w'imikino sibyo dufite umwanya muremure uhagije wo kongera kwegurupa nka groupe tugategura undi mwaka w'imikino ugiye kuza cyane aho ngaho umukinnyi mentally wangiritse afite umwanya uhagije wo kongera kujya gute kugaruka mu bihe cyane ariko uyu munsi wa none Kepa Barego wagize Carabao nziza cyane kuva day one kugera ku munsi wanjye ayisoza nabi cyane sibyo kuba agize finale mbi yego nibyo ariko se ntiyaza kuyimwambura n'urugero agashyiramo David Raya Kepa Baraga agatereka abatsi uyu munsi wa none nimba ntakitwa kuri finale Carabao Cup nagize nziza cyane kuva ku munsi wa mbere ese uyu munsi wa none nje nta gace nk'umukinnyi wa contribution kuri 6 za equipe ntashyiramo akantu kwakwe kubera ko seze nemeranya na Arteta rwose igiye gukinira Evode nyumve neza noneho ukamuze ntazagira nk'igihe wazakenera Kepa ese waba wabonye umwanya uhagije kandi umukino ari force ni force nta yandi mahitamo mental yaba ari good enough kuko yatanga ibyiza oya aho ngaho izi mpamvu ahantu turi ku isi nese ubugira ngo uku gukostinga ikipe yo yangiritse cyane ni reka nkubwire impamvu ndi kumwe na Frank ari umutoza ari na mpamvu navuze ngo umutoza ndaba ndi kumwe nawe 40% mu buryo bumwe cyangwa ubundi nese ubwo muri kumwe yego ari igice n'iki buretse gato kuko njye mbona Arsenal mu byayitsinze ritugaruka mu mukino hagati mbona ko yego umuzamu agizemo uruhare ariko n'ubundi Arsenal ukuntu yakinaga byagaragaraga ko bagomba kuyimenasa rwose niyo yaba ari nde bagenda n'ikintu ndibuze uretse ako kantu konyine yego so rero Arteta nibyo Frank arimo arasobanura ari nabyo nge dushobora kwemeranyaho iyo Arteta nyuma muri interview abaguye umuzamu nanjye naye kuza mbagarete cyangwa se nka rimwe tuvera ko wa muzamu kuri match Arteta mukura njyewe iyo nari nigirije Arteta kumva ikintu avuga ku muzamu gusa kuko umunyamakuru yabimubajije abimubaje aravuga ngo nabisubiramo ngo ibingibi ni bimwe mu bigize umukino ngo ariko ikibazo ni uko bibaye mu gihe kibi cya finali iyo mubaga rero nanjye naye kuza nkabaga Arteta kuko ntari kuba wabiteye ariko kuba yamudefanse arabyemera kandi nanjye kubera bamuze umwanya kwita cyane ubyemera ko Arteta byemera cyangwa ko ari bizima byemera kuko Arteta byemera ese uri kumva icyo atari ikibazo ntabwo ari ikibazo umubaje ngo iki njyewe nanjye nawe abyemera kuko Arteta byemera cyangwa abyemera kuko ari bizima ese yemera bitari bizima Arteta arabyemera nyine ese yemera bitari bizima umutoza wanjye muramushaka reka tubirenge cyane nari nabajije Evode nako Gadi mu mukino mo hagati aho rero ni ibintu twabuze hano from ngira ngo ashize nk'amezi nk'atatu Antonio yegere mikoro urumva dusobanura ngaha tuvuga ngo nyamara yego siko buri gihe cyose Arsenal nyine itari dominance mu mukino idafite nyine idakontorora umukino utari mu buryo bwayo igihe cyose bizakunda yuko iwucyura aho bizagereka ahubwo uraseka iki Tony yasetse iki ntabwo ndi guseka arakana bonye urumva Frank ni nayo mpamvu buriya nta nubwo ikibazo nyuma nakora Arsenal umukino wayo mubi cyane twabonye ku munsi w'ejo rwose aho nyine nakwa kudefanda no kwayo no kubyari kuri ku munsi w'ejo niho twigitemo ikibazo amayirema aramaze iminsi ari meza mu minsi ishize
ku munsi w'ejo ntabwo byakunda umva ahantu byavuye ni ingaruka z'ababuze kuri uyu mukino cyangwa ni ukuvuga ngo management mbi y'umukino wo yewe buriya Pep nubwo yatsinze ni ukuvuga dufitanye ngo- ikibazo gikomeye uzi ikibazo Arsenal yari ifite muri animasiyo yayo y'umukino cyangwa se mu byagaragaraga muri ino minsi umuntu wagenaga tempo y'umukino Arsenal yari nimero 10 abe Odegaard mu gihe adahari akabahizi bikagaragara yaje kugira ari nayo mpamvu nagaruka kuri Arteta nkavuga ngo ese Arteta ko Kayi bimaje kugaragara ko n'igihe wamugaruraga ku 9 utamugaruragamo hagati kuki wagerageje gutestinga Kayi kuri finale iyo ni question imwe kuko twese tuzi ko kamaze gukina nayo Kresh imikino 2 ariko bakinanye match yakina hari iya mbere ni yari Kayirati atari mati bakina match ya Brianuze ya bibiri Kajyanye wahita harimo indanyuzemo hagati yewe na remplacement rimwe na rimwe yere ko remplacement birenze ibiri ubundi akaba yamushyiramo oya hariya na oya si ubwa mbere bakinanye basanzwe bakina umukino rero umuntu wari kugena tempo y'umukino yari Kayi mwese mwabonye uburyo profile ya Kayi yahindutse mu buryo bwo gukina ku 10 Kayi nawe ubwe yishakira gukuna ajya muri surface gushaka ibitego Kayi mu kibuga twese twabonaga ari mwataka sinzi niba tutemeranye baro ya mbere Kayi ijya ku muzamu niwe wajyaga kuyikina ese nibaza Arteta kuri hanze uri murabibona ushobora kutamukura mukamuganiriza ukamuhamagara ukamuganiriza hindura konsigne imikinire yawe ntabwo irimo irafasha abawinga ba Arsenal ndetse n'umwataka wacu birashoboka ko ibyo bintu wabikora utabikora ugasohoka ibyo ni kimwe mu bintu Arteta ari guhindura mu mukino niba nta wundi nimero 10 yari afite ushobora gukina ari ahantu tubyemeranye ko ibyo bintu yabihindura uzi se Fran njye ntabwo buri gihe gutsindwa kwa ekipe mbibona nk'ikibazo cya ekipe ubwacyo Pep Guardiola nimugoroba muribuka iminsi tumaze dukiriya formation ya nyayo ya Man City nziza kurusha izindi n'abantu bakabaye bayijyamo sibyo murabyibuka hano kuri match ya kabiri bajya gukina twese twaravuze ngo byibura Rodri bamwegereza umuntu runaka ukira nimero 8 cyangwa uri buze kumufasha mu buryo bumwe njye mvuga ati Jan Lenders muvuga Nico O'Reilly turangije turavuga ngo muri icyo kibuga hagati mu kibuga kandi baze kuzanamo Bernardo Silva aze kuza mu kibuga na Sherika tuba ngo Sheriki nawe abaze kuba ari ku ruhande rumwe cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi aze kuba ari mu kibuga ibyo bintu biri buze gufasha Man City agusoje vode ntabwo barangije uri kumva nyine nabandi bageraho noneho turongera nyongeye kugera turongera turavuga ngo Frank tumenyereye Pep Guardiola ufite umuwinga cyangwa abawinga babiri impande ze zikora twatanze ingero za Foden banyura ku ruhande dutanga ingero za Raheem Sterling dutanga ingero za Riyad Mahrez dutanga ingero za Leroy Sané tubona yuko Man City yagendaga yabaga ifite iyo package ikomeye hagati mu kibuga ariko ukanongeraho n'abawinga bazima bari buze guherekeza wa mwataka wa Man City abari kunagwero cyangwa undi wese uri buze kuba aho ngaho iyo niyo forma nziza ya Man City twese twavugaga murabyibuka kuri match ya kabiri ya equipe ya Real Madrid twe twamusabye yuko ari buze gukora iyo forma ndetse namara gukora iyo forma ko bishoboka yuko yego bishaka kugorana ariko ibitego byakwishyurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane sibyo mu minota 15 ya mbere siterekanye ibimenyetso by'uko ibitego bibiri yabibona yego rwose sibyo nimugoroba rero harenze hitanu yerekana ibindi kitabibona ni ikosa ry'umukinnyi individuel ryahise ribakura mu mukino muri rusange ariko nubundi wabonaga plani yari imeze neza nimugoroba buri mufana wese wa Arsenal usobanukiwe Man City akibona Jeremy Doku akabona Semenyo ari guheza uruhande bitandukanye na Semenyo ari umaze iminsi akinishwa nabi wazaga bakamushyiramo hagati Semenyo ari buze gukina pesi yo kwiruka hagati mu kibuga n'ibikunda yamushyize ku ruhande ruriya ruhande rw'ibumoso rutari amenase cross zavagayo zose zabaga ziri dangerous byasubira n'amahire kuko Inkape yonye kartozo hakiri kare ibyo bintu akibona umutoza nawe ntabwo wabyita arangije mu kibuga hagati harapakiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ukanongeraho yuko harimo Ryan Sheriki arazana iki ari buze kuzana creativity ku ruhande ariko ari buze kuzana ya creativity mu kibuga hagati cya Man City namara kuzana creativity mu kibuga hagati cya kintu Gadi yavuga cyo kugena tempo y'umukino
tempi afite abantu babiri bari buze kuyigena. Twabonye Rodri wongeye kugira match nziza Cyane. iri kuri top level kubera iyi yuko sezo niyo match navuga y'inziza mbonye twabonye Ryan Cherki igihe Arsenal ari gukora pressing ushaka gufata baro agatera n'utunota yateye jongere umuntu bari kumwe akagira mbega mu mutwe bikanga cyajya ngukiza umupira mwe nge fra yateye jongere pebwarange ntabwo ari Arsenal mbi cyane ku rwego turi buze kubaga Arteta, ahubwo ni umuntu bita Pep Guardiola wahaye abakinnyi abafana ba Man City icyo yari yarabimye mwabantu reka nongeye mbisubiremo. Pep Guardiola gutoza ikipe iri serious y'abafana bodavuze ikintu gikomeye kumva gutoza ikipe abona bataye bituma nacyo kindi gikomeye. Pep Guardiola hari amahitamo agira muri Real Madrid ashobora gukora kabiri bikarangira yiteranyije n'abafana, ariko iyi Man City itagira yivugira Pep Guardiola yikiniyemo bidasanzwe muri uyu mwaka. Anton Revoda ati uko mwumvise sinzi nimba nawe ariko wabibonye Arsenal ivuga ko yakinye nabi cyane ku munsi w'ejo na City nayo igasa ntipanga ibintu byayo ko abantu bitekereza kugira ngo bitange umusaruro ku mukino usa nkaho twabonye wahengamiye ku ruhande rumwe ntago usa nkaho rwa Guardiola. Ni City yari nziza cyane ku munsi w'ejo cyangwa na Arsenal yari mbi cyane? Amahirwe menshi amanota menshi nka 60 City yabaye nziza cyane ku munsi w'ejo. Icya mbere reka turebe uburyo Guardiola ategura finali ze. Niba uvuga ngo Carabao eshanu zose arazitwaye, uyu ni umugabo ntabwo akunda gukina cyane areba igikombe. Ni umutsinzi, ni serial winner ibikombe 40 mu myaka 10 n'ingahe na 20 ntiruzura. Ni umuntu urenze ibikombe bibiri kuri buri 20 raburi 2 ukaba ufite ibikombe 40. Uyu mugabo ni umutsinzi biteye ubwoba. Guardiola ntekereza ko yagiye muri iriya match yumva igisobanuro n'uburemere bwayo cyane kuruta Mikel Arteta cyane. Arteta ngewe uretse na formation kuri selection y'umuzamu ntabwo twakwemeranye ko byagenda kose, ariko nicyo tukirenze Arteta muri preparation yararegeje. Nabonye City guhera kuri approach uburyo binjira mu mukino, abakinnyi bose ba City level yabo na determination ariko se bakoraga y'abahundoza arakosoraga ukabibona. Guardiola uriya mukino yawufashe nk'urugamba, undi wese yawufashe nk'iki, yawufashe nk'umukino. birenze umukino. Umva umuntu waje gukina n'umuntu waje ku rugamba ntabwo ari bimwe. Ndemeranya na Evode ko hari igihe twari kubona na Arteta na David Raya ni ibisanzwe City kabatsinda kuko City determination yari hejuru. Wenda byari kugenda ukuna ariko City determination yari hejuru cyane. Impamvu bakiniraga wabona iri hejuru yari hejuru pe. baje bazi icyo baje gukora. None urebye celebration igitego kimwe cya Olaire icya kabiri na celebration ya full time wiso bahushyemo bwa nyuma, City yabonaga ko ni ibintu yari yateguye. Pep asa naho yababwiraga ko hano hantu n'icyizere gike twasigarana tugomba kucyubakira kuri Wembley uyu mugoroba. Hano umwaka usize nta kintu yatwaye na kimwe, avuga ati mu mwaka nawo utaza kumbana ikibazo. None reba Anthony yakoze Arsenal ibintu Chelsea yamukoze muri 2021 hako ntawe nibwo wabikoze murabyibuka. Nyine nibyo ngiye kuvugaho. Murabyibuka byonyine kuva ku ifoto bahagaze muri vestiaire uburyo bahagaze mubonaga ari ama equipe abiri